ndashaka kuja kubaka. Imana mw'Abanyamerika, Imana ibaheza umuntu ubashigikira, natwe bari mu Buganda iduha umuntu udushigikira, naho igikundiro turagifite, iduheza umuntu rafe ta ukuguku uhuye n'umuntu umwe yo guseta gutya ugasanga ufite kiraro cy'igihumbi, kiraro cy'igihumbi kinga uyu apanaga babiri umwe gusa kujya guseta, nahuye n'umwe ngo ni romanse mu bukwe bwa pendese asingiriza kayishikisha y'igitangaza, namubwira ngo Ruma kuva nabaho. Okay yo iyo yagushizaho igikundiro ibyananiye ababene gihugu izi gufungurira password kubera guhunga, uzahunge icyitwa ubukene. No turangize muri pase nigeze kwambara ipata rimwe y'umukara iraruhigira amabara 3. Naingojea parapanda naingojea parapanda naingojea parapanda ilie jea parapanda ilie naingojea 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 ilie. Mama ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ai data wana wa Israeli we, tupe boma zetu kore mirimo ikomeye kubutunzi tumaze kweli Pate Nehemia Marakasawe hisa hita naingojea parapanda ilia naingojea parapanda ilia naingojea ya naingojea parapanda ilia naingojea ilia abemera kwimana ariyo ikihaye baheza umuka wo guhumeka bayikomera amashiko kuyo mani naingojea parapanda Iliai naingojea parapanda ilie naingojea ya naingojea parapanda ilie Miasa mulani mumutuza maboko haleluya naingojea parapanda ilie
kanisa na mama presenta legal na bishop na pastor mwese mukora muri shiri ndamu banyu n'abana banyu muri abantu beza nimunda gutekereza neza aza gukorera ibishize cyane kuri ibishize mu dutekerejeho mukaduheza gatute swari barava ni mazapa kashasha kashasha katakizifa kuyingira nawe kwimborogese nanga kamuyingira ko bandu bagwe kigambo lya Mungu kweli necyanya Mungu akutunge toroshi yawe muyumanga ya namukiriza mwene wawe umubwire ngo uzarama ntuzapfa naingoja ya parapanda ilie naingoja ya parapanda ilie naingoja ya lelelele ilie ya naingoja ya parapanda ilie naingoja ya ilie naingoja ya parapanda wabana n'abagabo b'Imana nimwe kandi utobashimira abayihemuke ninga kwa kundi abanyamurenge baciye umwani gutaza gakora abago mutava nubona umuntu aragushimiye akakubwira ko uri umuntu mwiza ufite ituro zuzura ituro ongera umuntu amukirize umubwire ngo ico cicaro wicayeho uhagurukana ibisubizo bivuye kuwiteka nuja gutaha naingoja ya parapanda ilie naingoja ya parapanda ilie ya lelele naingoja ya parapanda ilie abadukurikiranye nabo mureke tubakire dukomeye Imana amashimwe wagize neza magambo y'Imana maze kutugereza Janet ngo wari we biraranga ndakogera naye kasente zikoka wari we bigambo nasize enca mu macana yengenda ku okay naringi Buganda ndi muri topic ivuga ngo Mungu kujengeye boma yako mu Kinyamurenge Imana ikubakire iki ni mubivuge cyane babyumva inkingi apana inkingi Biblia yanje gifre yavuze ngo Mungu akuyubakira urusitiro akorko iranga kihango kubakira urusitiro munda mukirize umubwira ngo abantu barakubakiye ariko barananiwe ariko Imana izi kubakire inkingi. Okay, dusome magambo y'Imana. Ni hariya gusa dusoma ibindi bitabo sinki bisome. Kubara kuko nabonye kera akabwibwa ikabaye. Kandi sishaka gutinda hano. Hanyuma bavuze kuko ari overnight. Ni abantu bazoti. Nehemiya igice cya 2. Murongo wa 17. Uwo wonyine. Imana twumvira iryo jambo. Inkike. Igiswara cyavuze ngo ni boma yako. Le type passé. Dusome. Esoma ba. Aravuze ngo mpera ko ndababwira nti ndimureba ko tumeze nabi. Ishambo rya mbere. Uyu mugabo yakoresheje ubwenge. Ntabwo yarangaye mu kuvuga. Komeza. Ko i Yerusalemu habaye amatongo. N'amarembo yaho akaba yarasenyutse. Akaba yarahiye. Yego. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu. Tutagumya kuba igitutsi. Amen. Okay. Muntega amatwi minota mike kugira ngo babyeyi muje guteka. Bamwe barare ku mazu kuko babatipe nabo basige kuri Yuda basaze muri ayo maperiyo. Abandi tuza hano mu gitaro. Ni muzamuri bigaza. Tukomere Imana amashimwe. Mukitondo
ibintu bine mvuga bibiri hejuru ya Nehemiya, none ngiye kuvuga ibindi bitatu. Nindangiza kubivuga wena nzabangera muri conclusion. Icyambere navuze kuko Nehemiya yagize amahirwe yo kubona umuntu uza kumubwira amakuru. Naje ndasense sinzi niba ari muri business, niba ari mu bakobwa bawe bagiye gushakwa, sinzi niba ari mu nyubako Imana yatumye ngubwire abari hano bose mu giterane tibakeneye abantu, bakeneye umuntu. Hari n'uwahura n'umuntu waparanganye aguheza nyiri ibisa n'ibyo yaparanganye. Ariko Imana nkorera ya Isiraheli, ndahanuye uyu mugoroba Imana ya Isiraheli ikuwaza umuntu wakubwira akamaro. Buriya hari abantu b'ingero zitatu, nimheze Imana icubahiro, nimuvuge ngo haleluya. Umuntu wa mbere ni umuntu uguheza ubwenge. Umuntu wa kabiri ni umuntu ukubwira password yo kubona ubukire. Umuntu wa gatatu ni umuntu ukubwira kuko utagomba kuba wenyine ubugiye mu mushinga w'Imana. Ngiye mu ijambo rivuga ngo hakuvuga ngo uzabe wenyine, igijambo Imana yavuze ngo muzororoke. Nukuvuga ngo abakomeye ku isi bagira ubwenge, number 2 bagira mane, ubukire. Imbaraga ziri ku isi n'ubukire, imbaraga ziri ku isi n'abantu, imbaraga ziri ku isi n'ubwenge, imbaraga ziri ku isi n'ubukire, imbaraga ziri ku isi n'abantu. Nubana mufite izo faze zitatu, timukaryame ngo mufunye. Nimuzamure ibiganza gira ndange haleluya. Numvise kuko ibintu byinshi. Haleluya, haleluya. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo genda, ntabwo ari ba Mose, wende ni wowe natoranije. Imana iguhuje n'umuntu ikugeza mu bantu. Ndahanuye uyu mugoroba mu nkingi Imana, mu nkingi Imana ikubakira niguhuze n'umuntu. Revera Kado w'Abasama w'Abadinsi na Bishop Karegeya w'Abaziga n'uyu Ndamahizi n'umugabo Jire w'Abahinda iwabo ni kwita, twigeze kugira crise. Kandi mu bintu uzasenga mu buzima bwawe nimba hari umudayimoni mubi n'ubukene. Ibyo tuma duhunga ni byinshi, ariko icyo ugomba guhunga uzahunge icyitwa ubukene. No turangize muri pase nigeze kwambara ipata rimwe y'umukara iraruhigira amabara atatu. Naingojea parapanda naingojea parapanda. Hari umudamu witwaga Dorcas w'i Burundi, Imana iduhuza nawe kandi umuntu uzakugirira neza si uwo muvuka. Uko ari ahantu muri edikota y'Imana mu gasanduko k'Imana, Imana ishize mu muntu izaguhuza nawe akagusetsa. Ndahanuye uyu mugoroba Imana iguhuza. Dorcas yagasambuka gutya, Dorcas mushumba akishyira muri gerezo, Dorcas yahaguruka abashyitsi barya, Dorcas akazamuka. Ngo arangiza aratubwira ngo igiterane kirarangiye, muze mbajane mu mujyi mu isoko muje kwitorera imyenda. Yewe kirize umubibogobogo bari abatipe bamaze kunyaga inka. Kandi giye umuntu akivuye mu giturage tuzi umenye ihuzu igezweho. Ariko hari umuntu wanumva cyane, tabu zangu zikigisha nitamona Bwana akini karibisha kule karibu. Nigeze kwambara kirato kiratoboka mu mukutano, wari
twakandagiye kuva mu magasha tugera mu bibogobogo kwa Revera Gapere none kubera umukungugu ni n'imvura ayayaya impumuro imanuka kuba Kristo kazambona gusaba rimwe reka kubwira uwo munsi Bujumbura Imana impuza n'umuntu kuva uwo munsi kugeza uyu munsi wa none ibyitwa tawa huye nawe n'ubuto tusiga tugenda mu bandi tukaberwa kwere Nehemi iguhuza n'umuntu mwa bakobwa muri aha tiguhuza na benshi dore ngiye gutanga haleluya gira komeza haleluya imisalanga yasekagare ingiriri salalo turambara hari undi mudamu wo muri Pisima yitwaga Jacqueline iwe yagazanezerwa ukagera ngo ninga koroneri wa komandingi rugamba akamasha mu nguni Revera mudaheranwa ni wari utuyoboye cyo muri Pisima umusuma arambwira ngo mata nta mahizi wa muhungu wo muri Kongo ngwino nkushane mu isoko ndamanuka niwo nambaye komple za kakizari zigisonga Imana ni guhuza n'umuntu ndahanuye uyu munsi wa none Imana iguhuza n'umuntu kwere ijambo rya kabiri navuze navuze ngo Imana ngikorera Nehemiya ngo imushiraho igikundiro bituma Imana yo mw'ijuru imwizera imuhigi kundiro kumwami bituma Imana yo mw'ijuru imwizera imuhigi kundiro kumwami Nebukadineza muturi yagira mumve umwami Nebukadineza rota inzozi ziyobera abanyabwenge Babuloni ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli Okay yo iyo yagushizaho igikundiro ibyananiye babene gihugu izi gufungurira password kubera igikundiro Imana yashize kuri Daniyeli ibyananiye abapfumu ibyananiye abarozi ibyananiye abafite ubwene gihugu Daniyeli ngo bafashe umupira arabisobanura ndahanuye uyu munsi wa none mu by'Imana itareka kugushiraho igushiraho igikundiro cyayo kugira ngo icyo kintu gikore danezerewe mata ese muracari hano turino ni muheze marishoyo haleluya haleluya igikundiro cyakushaho nubwo wabugira ibihanga bandi bazabona ibi bihanga umugabo witwa Naboti Karembere n'umugabo uzuganda azagendera ku mpago ariko yigeze kuririmba ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane ndashaka kubwira abantu bose bari mu ngorane bahumure Uwiteka azakunagura imihe azakurahiza mu gihugu Naboti bamuhamagaye ibushumba Naboti ibukana nguwa muri uzaburi kindi Imana ndasenze ufite igikundiro yongera gushiraho igikundiro cyayo yongera gushiraho nimuvuge ngo haleluya haleluya tangazo aho hiraselema heritation de vie ça c'est pas passé zoke skipe pas à forme hitanawe masika danezerewe habe naje yakishize igikundiro nta muntu nanga keka shetani nawo bakorana gusa nibo bantu bananga gusa nakoze richati korane ndashakisha sanga nta muntu nanga usibye gusa ukorana na segice abantu twabwa turi mu kuririmba abazungu batazi mu bibogobogo bakanezerwa yewe ndamukiriza mwene wanyu mwicaranye umubwire ngo tuza igikundiro kikuriho bimisala Dani uva kubwira Nehemiya ngo
kamagira furaha iyo gushize igikundo nubwo ojana mukaro kandi mu bintu bizashaka kukugorana usize abaganga ubu nyine babaye babikosora agomba kutubwira nyine ngo umuntu agomba kutinda kuri ariko niba ari ikintu kigoye mu kanwa ni mu kanwa ariko abaganga bakamavuga ngo mu kanwa gwikesweho so tuzabonera ku baganga nabyo n'ibindi bindi ya ayi data we nanezera amatayo marangize kubera fefa ngo bituma umwami ngo amubwira ngo papa Nehemia kwa nini uso wako kikumiro gituma abantu bagwishuri ngo bakamenya ikikwaje gishinga ikikwaje iwacu habaye amatongo cyayi nene zenesha kunda ubushambari ngiye kurangiza atangaga introduction aramubwira ngo nahuye n'umuntu ambwira amakuru yacu none ndashaka iki hari kindi ndashaka kuja kubaka Imana mu Abanyamerika Imana ibaheza umuntu ubashigikira natwe bari mu Buganda iduha umuntu udushigikira naho igikundiro turagifite iduheza umuntu rafe ta ukuguku uhuye n'umuntu yo guseta gutya ugasanga ufite kiraro cy'igihumbi kiraro cy'igihumbi uyu apanaga babiri umwe gusa kujya guseta nahuye n'umwe ngo ni rumansi mu bukwe bwa pendese asengiriza ikayishikije y'igitangaza namubwira ngo ruma kuva nabaho wowe uri umunyangora naje ndi umukongomani watekereje gute ambwira ijambo ndovugira hano kuri za kamera arambwira ngo iri nituro tanze umunsi umwe tuzabivugana turahana ikindi cyane Nehemia bera muzarangiza nimukomere Imana amashimeshi ni Muhammad ngo aishurirwa Imana yavuganye n'abamubanjirije ngo asha muri pase yibuka ko Imana yavuganye na Mose ni mungaruki sikia kitu yuva ino hindu hiri inunu wewe hindu inunu wene mango mwangalu kila wiki ni mwishuri muri pase mwishuri ni mwishuri kumsho mwavuganye n'Imana ni mwishuri kubitaramo mwataramye ni mwishuri kubitaramo msho muri Zofu ni mwishuri kubitaramo cyo mu Kamombo ni mwishuri kwa Muibagobogo ni mwishuri ku Maranda ni mwishuri kubitara mwaba mama ni mwongere mwishuri uko mwategaga amaboko gutya abashitsi mambo batega gusa ku murambi iwacu mu magaje baturukaga ku murambi gutya haba igikiraro cya Marehemu babasitamo umugabo witwa Semateo no tukama tubategesha ingoma bakaza kugera ku nzu y'amahombe twandika amandiko Imana yavuga amakuru ndamukiriza mwene wanyu mubwire twibuke ku mugora no banyekara kujya ku murambi no bagaze shiramo gisiribasha macho ya Bwana yaona pote macho ya Bwana yaona pote macho ya Bwana yaona macho ya Bwana yaona pote macho yaona pote macho ya Bwana yaona pote haleluya aribuka waganiriye n'amasura muri kugarukira ni mu gice cyambere ni ahandi wasoma ngo kugera ku 8
no kwicenda baravuga ngo natuza kugarukira nje kukushigira kuco wavuze ndabagumuye Uwiteka yavuze ngo agiye kubaka ikike none kugira ngo asubake tumugumukane tumubwire tuwe kaganura kwamatu ditwishira irindi barabara ditujane mu dukomero tumubwire muzehe twayijemo ni wowe wavuze turi neza kwa Nyamiringa uravuga kurishiko uravuga mu Rutigita uravuga mu Gisombe uravuga Imirimba Petro ariko mana we twaje kukubshigira kuco wavuze ngo ugiye kutwubakira ikike none natwe ko turakubshigira kuco wavuze yeme ndabukirisa mwene wanyu mubwire ngo takini tubshigira Imana kuco yavuze nimuvuge ngo haleluya kuitwa kwa Samueli Mana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana ngo yamabshigira Imana kuco yavuze waravuze ngo tujari twororoke none mu mushinga w'ijuru uko mwama mwicara n'Imana data n'umuka we murabanga umunsi iki ariko namwe muzamuyihuta ariko namenya makuru mwaravuze ngo tujari twororoke none nakoze recherche sanga ko naje murije hova mu ikike none hasigaye makuru nahe ngahe n'umumpa naho kubishigi turebe ko nawe uceceka ye mureke tunigira Imana Uitwa kwa Samueli mwana wa kulitokana na mama yake mama alipata shio ili awe ngombe mtezi minatitanu kila ndangisi haleluya sema kaka halo Zirubaberi simutinda iyo wamenya address yo kubishigira Imana ishaka izihagurutsa abandi bagabo baza gufatikanya nawe bashobora kuba advance nawe ugakurikira amakuru naye ngahe ibishaho byari bikugora Zirubaberi agiye guhaguruka Ezra agiye guhaguruka reka vuga ibintu bibiri kuri Ezra nimugire muke ibagure Bima tika hikisala ayi cyambara kuri Ezra yabivuze ngo n'umugabo muri biblioteke ya Musa na Samuel ngo nibo bantu ba mbere babaye muri biblioteke bandika ibisezerano ryake yari umugabo ari mushose umugabo umwe waso aravuze mwitonde urira hari mushose nimwe bari bashose bakayike Kinshasa mugalawa wa fulani akasomera hayi Lubumbashi alimetre mudrua kandi ke umuntu wigiye Lubumbashi yagaza sanka hari kamuri umuna w'ijuru igitangaza ari kuri kose ko mu ijuru naho nibyina hanga kandi ukumva Lubumbashi ukamugeraga ngo ni ngo musigi Imana naho nahi yame icyakora bimwe na bimwe biza bituma abantu bamenya kure aho maze kugera ni ishuri wahitwe ngiye kurangiriza muri ibi mbabaribe ngo kuwitsa umuka
rivuge neza. Yisa rucurange da. Icyakabiri cyase uyakundaga ngubwoko gakunda n'igihugu. Umuntu udakunda ubwoko ntiyapfuye ari mu imundo riri mu kaburi wisha mudori nimumva ninde umuntu afishuriza ndavuga sibi iyambere no gukora bitakureba, iya kabiri no kutamenya igihe cyawe. Mwabakongomani mwe mwabakristo mwe nimumenye igihe cyawe, nimukora ibiba reba, nimumenye igihe. Nimwakira ijambo ry'Imana. Uracyari kumwe? Nimuhaguruke dusenge. Dunia imelemewa zambiwe, ndugu wachana nayo, usiangamie. Dunia imelemewa zambiwe, ndugu wachana nayo, usiangamie. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita yo. Nehemia samenye igihe kweli, Nehemia kamenya nibihe bakomeye no mu bantu bazageta kure abandi n'abimana yahujije n'umuntu bamenye igihe bakamenya nibihe. Ndangirije muri uyu mugoroba kubwiye ngo Uwiteka yamanutse kukubakira kike yawe. Menya igihe, menya nibihe. Ibihe bizashira, abami bahinduke, ariko abantu benshi bazagira gute? Bazibagirwa. Mwirinde kwibagirwa ko bibagiwe bararimbutse. Bishop karibu kuombea neno. Ndio mpaka leo mbere yawe n'ibyishimo gusa.